nuko yoroshya uruhu, ihembura n'umusatsi wapfukaga, refezamo imipuse, iranawumeza. Iti nicyo gituma ibarirwa mu byatsi bivura uruhara. Rero haha harimo imbuto z'indwara, igasanga mu ruhago no mu mpyiko harimo imbuto z'indwara, yiteguye kuzirwanya, ikazibuza igikuriro, ikazibuza no kwiyongera. Muri Ezekiyeli 4:7 umurongo waho n'uwa 12 haranditse hagira hati ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hameraga igiti, hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byabyo nabyo ntibizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura, bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho azava mu buturo bwera, amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Amababi ahangaha aravuye, nubwo tuzi ko ari naho avura. Imbuto nabyo byose turaza kubirebera hamwe, gusa icyo twitayeho cyane nakunda ko buri wese yazirikana naho ngaho nuko ibyatsi bishobora kuvura, imbuto zishobora kuvura, impeke zishobora kuvura, imizi ishobora kuvura. Nta kindi kibiteye nuko Imana ariko yabitumye, biri muri misiyo mu isi. Ubwo byaje gukora rero kutabikoresha, kutabiha akazi, bikabera abashomeri wawe ni akaga. Nta mpamvu yo gutuma ibyagomba kuvura amaso ubire kukambara rinete, kandi rinete yo ni ukugufasha, ni nk'akabando ku musaza, ariko ntabwo riba riri kukuvura. Ubw'ibyo rero dukwiriye kuzirikana ngo nibura tumenye neza ngo iby'Imana yapanze kutugirira byose birahari. Wenda ntanze icyitegererezo ho magake, nubwo ndi bugarukeho gato cyane. Nsomye mu gitabo cyitwa Guide de Plante Medicinale cya 2 page 772, ushobora kubona mwo amagambo meza 772. Wahasanga icyatsi bita kapusine. Iyo yaba ndabavanye kapusine, uko abyita kose ntabwo ari izina ry'inyarwanda, uko ari upfa kumva ko byanze bikunze hariho abakumvishije. Iki cyatsi ni icyatsi wenda ko biga bareba, dore ni iki ngiki. Niba uri kukireba, iki nicyo bita kapusine. Kugira ngo nibura buri wese agerageze kureba, hatabayeho ahangaha ndagira nti umuntu wese ari kureba. Niba mumaze kureba rero, reka tukivugeho n'akamaro kacyo. Kibarirwa mu byatsi bitari regime, ahubwo kiri mu byo bita plante potagere. Yarangiza iki cyatsi cy'ubwacyo gusa bamwe bakita icyatsi, ubwo n'abakireba batyo, abatakizi bakacyita uburabyo, yarangiza abakizi bakacyita umuti. Niyo mpamvu turi bugaragaze kukivugaho gato cyane, ukurikije uko abahanga bagicokomboye n'icyo bakibonyemo, kuko kirakize cyane. Aravuze ngo kapusine un antibiotique naturel à l'efficacité reconnue. Ikaba ifite ubushobozi bwo ni icyatsi cyica imbuto z'indwara, kandi nta bushakashatsi cyangwa se mu yandi magambo nta buhanga bundi bakoresheje, cyangwa se nta shimi igiyemo, byongererwa muri yo harimo antibiotique, ariko irazwi ni icyamamare. Imaziki baravuze ngo la capucine est l'une des très rares plantes capables de produire une substance naturelle à l'action antibiotique. Ni kimwe mu byatsi bishobora kugira imbuto yica indwara kandi mu buryo karemano. Epati en outre elle représente certains avantages par rapport aux antibiotiques conventionnels. Rero ikaba ifite n'akamaro kanini. Antibiotique yayo itandukanye n'izindi ziremwa n'abantu. Elle ne détruit pas la flore bactérienne qui existe normalement à l'intérieur des tubes digestifs. Iyo uriye kapusine ukayirya, izindi antibiotique zose iyo uzikoresheje zikagera mu mara ntizimenya gutandukanya ibyicwa n'ibirekwa, zo ziravangavanga byongera ubwabyo. Gusa antibiotique ikaba ishobora kwica flore zishinzwe kurinda amara ngo anyerere kandi yoroheye kubigira ibisebe. Yarangiza iyo uriye antibiotique zaremwe n'abantu, z'ubwazo zirabinduka zikica na bya bindi, umuntu agatangira kubika imuga cyamara bitewe na antibiotique nyinshi bamuhaye. Kapusine izi kurobanura, iyo yikugezemo iravangura, ikamenya ngo ibyicwa n'ibitera uburwayi naho ibitera ubuzima ntibikorwaho. Ako niyo maso ya mbere ya kapusine, ari nayo ntabwo ari ubuhanga bwa kapusine, ahubwo ni ubuhanga bw'Imana yayitumye.
aho naho turagenda twenda tudatinze cyane. Parakomeza ati la capucine ne provoque donc pas de diarrhée ni de dérangement intestinal. Ntabwo itera impiswi, nta nubwo itera imvururu mu mara. Symptômes fréquents lorsque on apprend des antibiotiques par voie orale. Cyane cyane kandi impiswi no kuribwa mu mvuru zo mu mara. Iyo umuntu akoresheje antibiotiques z'impimbano akunda kuribwa muri ayo mara. Niyo mpamvu il ne provoque pas de sensibilisation des réactions allergiques. Ntabwo umubiri ugira imvururu si fréquente lorsque l'utilisation d'autres antibiotiques, kuko abenshi bakoresha antibiotiques ugasanga umubiri wabo wagize imvururu inyuma, kubyimbagirana, kwishimagura, ubuheri bwinshi, yarangiza ibyo capucine ntabwo ari ikikora. D'application facile et pratique, ikoreshwa mu buryo bworoshye kandi igashyirwa mu bikorwa. Elle n'a pas besoin d'être injectée par une fine aiguille. Ntabwo ikeneye kubanza yayungururwa ngo bayigutere mu rushinge, ni appliquée sous la forme gênante d'un suppositoire. Nta nubwo wemerewe kubanza wayiseseka ngo nibura uyishyire mu gitsina cyangwa mu kibuno aho mwiseseke. Elle peut se consommer dans une salade appétissante car elle a en outre un goût agréable qui rappelle celui de la moutarde. Isa n'ishariraho gato cyane kokera, ariko iyo ivanzwe n'ibindi byo kurya itera kuryoherwa, yarangiza ikaba ari nziza. Propriété et indication, ibyo tunze nuko ikoreshwa. Epfati toutes les parties de la plante contiennent un glycoside sulfuré. Mu bintu byose, yaba mu mizi, yaba mu gititigiri, yaba mu mababi, yaba mu ndabyo, yaba mu mbuto zabyo, hose harimo akantu bita glycoside. Epfo kubw'ibyo, kubera iki rero yaba se imaze iki y'ubwaye gusa, action antibiotique puissante ifite imbaraga rwose zo kwica indwara mu buryo bufite ubushobozi. Une fois la plante ingérée, cette huile essentielle passe dans le sang. Ya glycoside twabonye, ayo mavuta meza arimo ahera kakinjira mu maraso, et s'élimine par les voies respiratoires et urinaires. Imyanda yose, ubushobozi bwose bwa capucine iyo umaze kuyirya ikajya kwica indwara, kujya gusohoka mu mubiri isohora bya bindi yamaze cyangwa se irangije akazi kayo, isohokera mu nzira z'ubuhumekero, ubwo ni mu bihaha, no mu nzira zo kwihagarika, ubwo ni mu ruhago, mu mpyiko, no mu nzira zo kwihagarika nyine. Aho niho isorera imyanda yayo. Hepfo arakomeza ati dans ces organes elle a une plus grande concentration, développant aussi son effet antimicrobien. Iyo igeze muri izo ngingo irahagarara ngize ikegerana, igashobora gushyiramo ubushobozi burwanya microbe, donc empêcher la croissance et la multiplication bactérienne. Ikaba iyo isanze mu bihaha harimo imbuto z'indwara, igasanga mu ruhago no mu mpyiko harimo imbuto z'indwara, yiteguye kuzirwanya, ikazibuza igikuriro, ikazibuza no kwiyongera. Avuze ngo ikabuza cyo bita croissance et multiplication. Yarangiza ubwo iragenda, yarangiza ikazibuza, ikazipfinagaza, kandi yarangiza ikongera ikazibuza kwiyongera, ubwo umuntu akaba agiremo amahirwe. Ainsi les deux indications les plus importantes pour l'utilisation de la capucine sont, akaba rero nibura ahantu wayikoreshereza yarangiza ukaba wungutse cyane, ni mu buryo bubiri bugiye kuvugwa. Infection des voies respiratoires irakenewe cyane mu nzira z'ubuhumekero. Fata igihe harimo ibyuririzi byo mu nzira z'ubuhumekero, sinusite, mu gihe waba warwaye sinusite, rhinite uziba amazuru, pharyngite urwara mu maraka, particulièrement bronchite igifite inkorora y'akayi, osibye egike chronique, yaba ariyo akarande cyangwa se navuga ngo ikarishye cyangwa se yabaye akarande, irakenewe. Urwaye sinusite irakenewe, urwaye rhinite uvuga ngo mu nzira z'amazuru n'amatwi, yarangiza mu maraka by'umwihariko hari inkorora y'akayi ibaye ari ikarishye cyangwa se ikurembeje, ndetse n'iyabaye akarande. Ibyo byanditswe na Dr. Vitale Clerc, nawe wari umuhanga, yaravuze ngo etene miname de phytothérapie pete France, umufaransa wari umuhanga mu kuvurisha imirire, rapporte comment avec l'utilisation de la capucine. Yarasobanuye neza ati mu gukoresha capucine, l'expectoration des malades bronchiques se fluidifie, ibikorwa byanze gushya, byanze kuneka ngo binibura
ibihugute yarangiza inkorora yakayishire bihera ko bigahuguta ere mycopurulente elle devient tout simplement muqueuse ibyangaga gucika byose bigacika bikoroha action mycolytique donc ifite ubushobozi bwo kuvuza cyangwa se guhugutisha inkorora elle se montre aussi efficace en cas de grippe de rhume irafashwa cyane wagwaye grippe cyangwa ibicurane par son principe actif à action antibiotique imprègne tout l'appareil respiratoire kuko capsaicine iragenda igacengera mu mbuto zayo zica indwara ikajya mu nzira zose z'ubuhumekero decongestionna les bronches et calmera tout maze yarangiza ikoroshya za bronche cyangwa se ari amashami y'igihaha yarangiza igatuma inkorora ishira ako ni akamaro ka capsaicine waba se uyikoresheje uti mu byo bita méthode ya mbere yakwe en salade uyiri ari salade infusion ou décoction cyangwa uyitetse mu mazi cyangwa ukayishyira mu mazi ahiye yarangiza ukanywa mu mazi ahiye barakubwiye ngo en salade mu gukoresha ari salade tonifie et apéritive itera imbaraga cyangwa se imyanya byo kugira imbaraga kandi gatera kuryoherwa on utilise pour cela des fleurs et des feuilles très tendres cyo gihe ukoresha amababi matoto n'indabyo zayo elle s'associe bien à la leti imboga zitwa leti zigiye kumera nk'amashata wumba iyo zihuje na capsaicine ubu ubonye umuti uteye ubwoba bambe wingira akamaro cyane mu byo bita décoction na infusion la préparer à raison de 30 grammes de fleurs de feuilles et de fruits par litre d'eau en barre une tasse toutes les 4 heures niba ari ugushaka kwivurisha wabitetse watinye kurya ibishaririye uzafata ikiyiko kimwe bino turisha n'igice cyacyo nizo zihwanye n'amagrama 30 yarangiza ariko bijyaniranye wenda n'ibyumye cyangwa se bitumye bishobora no kurenga yarangiza no kureba ko ari amagrama 30 akoreshejwe gusa yarangiza ugateka muri litiro y'amazi wamara kubiteka bihiye cyangwa se washyize mu mazi ahiye yarangiza ukanywa ikirahure kimwe saa 12 ikindi saa 4 ikindi saa 8 ikindi saa 12 niyo mpamvu bavuze ngo après de 4 heures nyuma y'amasaha 4 ukabikoresha nibwo buryo wawe uri kuvura inzira zo mu buhumekero yarangiza ibyo rero ntabwo baza ngo bimisi ngahe gerageza ni uri misatu wikurikiranije cyangwa se hari igihe n'igihe wabikoresha umunsi umwe niba utarenje cyane ukoroherwa hari n'imibiri yakira imiti vuba hakaba tutiyobagije ko hariho nigira amatwi mabi ntabwo nyitindaho cyane ndavugaho bike cyane infection de voies urinaires cyane nk'igihe umuntu afite ikibazo mu nzira zo kwihagarika yarangiza aho ni mu mpyiko aho ni mu ruhago yarangiza aho bati pyelonephritite du bassin des reins cyane mu kiziba cy'inda no mu mpyiko kysite de la vessie ukawagwaye iyo bita kysite cyangwa se mu ruhago warwaye binahwanye na kwa kuri tubonye ko azikoresha mu nzira z'ubuhumekero n'ubundi wayirya ari mbisi muri salade hamwe na leti cyangwa ukayinywa ibirahure bine ku munsi wayitetse ikiyiko kimwe kinini n'igice muri litiro y'amazi washyize mu mazi ahiye asigaje iminota 2 ari gutogota ku mashyiga ukayerekeramo n'ibyo bita décoction cyangwa akoze ibyo bita infusion bihwanye no guterura y'amazi yarangiza ugatereka hasi ugashyiramo yafu ya capsaicine cyangwa amababi yayo ugapfundikira yarangiza ukanywa ibyo nabyo wabikoresha aho ngaho irakenewe cyane mu gukoresha cyo elle favorise les fonctions de la peau ifite n'uruhare mu kuvura uruhu ndetse ni naho igitabo yavuze ngo revitalize ainsi les cheveux bitewe nuko yoroshya uruhu ihembura n'umusatsi wapfukaga refeza même pousser iranawumeza c'est pourquoi la capsaicine est une des plantes que l'on utilise pour dans le traitement contre la calvitie nicyo gituma ibarirwa mu byatsi bivura uruhara rero kubw'ibyo ugomba kuba kuyitera mu rugo nubwo iyo bivuga cyangwa gusabye rwabyo gusa hari abantu ubona mu bwenge bwabo bisa naho akunda ariko kamuryohera akebikamunanira gufata igiti cyacyo ni igiti gitegwa pari buti ushobora guhagura aho bisanzwe ukagenda ukatera bikamera yarangiza ariko sa abantu benshi cyane biteguye kubiteka ikibazo nushaka niba ufite na parcelle shaka gafuka cyangwa kagarushyiramo ubutaka uteremo capsaicine zazamuka ku gikuta yarangiza uzargizo mutuza cyane ubwenge iki cy'imvura ntabwo itinda gufata rero kubw'ibyo ni icyatsi gishobora kuhangana n'indwara z'uruhu
tonifie et revigorante, akaba rero itera imbaraga kandi gahembura, peut-être grâce à une grande teneur en vitamine C, bitewe nuko ikiza muri vitamine C iri mu bintu bihembura umuntu agahorana imbaraga. Régulateur menstruel, igenda igashyira imihango y'abakobwa kuri gahunda idahindagurika. D'après Messeguin, les bains de siège avec le frère et le fluide de la capucine régularise et normalise les règles. Kubayizi nuko yitetswe mu mazi, ayo mazi akaba ariyo wicaramo ngo n'amababi n'imbuto ndetse indabyo n'imbuto ukabiteka mu mazi, ayo mazi ukayicaramo. Kuyicara ibyo bise ngo ni bain de siège pour régulariser les règles, une poignée de frères et de fruits par litre d'eau. Le bain doit être chaud. Birakwiriye ko wafata igipfunsi cy'ibyo byatsi n'imbuto zabyo n'indabyo zacyo, maze agashyira muri litiro y'amazi, aya mazi akayicaramo, byatuma imihango ijya kuri gahunda. Ngo kuko bikora byombi rwabyo gusa. Aphrodisiaque, capucine ni ikiribwa, bikaba n'ikimera kiri mu bintu bihembura imibonano igenda isigingira bitewe n'ibibazo, bitewe n'ubusaza, bitewe n'inzara, bitewe n'umutima, bitewe n'ihererekanyamurage, bitewe n'impagarara. Ibyo bishobora gutuma ati de plus on lui attribue des effets aphrodisiaques, bikabizwi rero nk'ihembura ubushake bw'imibonano. Resemblerait que cela soit assez justifié, bigaragara neza ko bifite impamvu. Ce n'est pas sans raison que lo baptiser la capucine la fleur de l'amour, byatumye capucine yitwa ngo ni ururabyo rw'urukundo. Rero kubw'ibyo kuko ihembura imibanire myiza y'abashakanye yari itangiye gucumbagira. Noneho kubw'ibyo aha ndatambutse kuri capucine, ntabwo nshaka kuyivugaho ibindi byinshi cyane. Icyo nashakaga ni ingingo ya gatatu ngo ibyaremwe biravura. Rero capucine ifite akamaro, ntituyigarukaho byonyine ubwabyo gusa, tuvuga ikindi cyatsi uba uri hafi kugira ngo nibura wumve ibikenewe mu gihe nk'iki ngiki.